kubasuhuza tukaba tugarutse muri wa mwanya tubageze ikiganiro twige ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kubagezaho ukuntu ushobora gukora quiz ukayikorera muri Google Form. Wakwibaza ngo tubigenza gute? Uraza mbibutse ko iyi quiz iba yikosora ukajya kuri Google cyangwa se ukajya kuri browser yari yose, then ugahita usacinga Google Form. Ariko njye nsaye nyifitemo ndahita nza hano. Urabona ko tangiye gusacinga. Turategereza gato. Okay. Iyo tugeze hano, urahita uza hano kuri kano kantu ko guteranya. Bagiye gute? Click yemeze. Utegereze funguke. Turategereza. Okay, urabona ko amaze gufunguka. Amafunguka. Aha, iyo amaze gufunguka uhita hano hejuru. Neho ugashyiramo quiz ugiye gukora iyo ariyo. Wenda reka dusuppose ko ngiye gukora quiz y'icyongereza. English quiz. English quiz. Hano hasi ndashyiraho description. Wenda hano ushatse washyiraho wenda ko ari senior, wenda senior 2A. Automatic quiz yacu hano hyaho description nge nta ndashyiraho yize hano. Dushyire ikibazo cya mbere. Aha, bacyandika bisanzwe ariko ngewe kuko n'ubundi gifite hano kuri machine ye kujya mapia pastinga. Ibyo byoroshye cyane. Aha, copy enonze ite pastinga hano. Copy paste. Leta nkurikizaho hano option nazo zirahari. Ndangiza mite mapia, ndangiza gukopia mite ngira gute mite pastinga hano za option. Okay. Aha, nene uri ndangiza hano pastinga. Leta nza hano kuri setting yemeze. Then make this quiz. Assign points, values, set answers, and automatically provide feedback. Uva hano ngiye kujya gute? Ngiye kwemeza ibisubizo bibuze kuba byanyabyo. Okay, hano tujya dukomeza hano. Aha, ningira hano, ndaza hano nemeze hano. Okay, nimara hano nze kuri presentation. No kuri presentation ndemeza hano show progress bar. Then itengaruka hano kuri question. Nimara kujya hano kuri question, what can I do? Ndaza hano kuri answer key bitemo kibuze kuba igisubizo. Hano ku cya mbere ndemezaho hano gutya nyamite nza hano igisubizo kibuze kuba iki ngiki. Nindangiza ngiye kongera ikindi kibazo rundi ndahita njya hano kuri done. Nindangiza mite nza hano add question. Ngiye kongera ikindi kibazo cya kabiri. Aha, ndangiza kwemezaho ndagaruka hano nk'ibisanzwe pastingeho ikindi kibazo gikurikiyeho. Aha, copy and paste. Mite pasting hano question. Hano mite nshyiraho nomero 2.
njya hano kuri option leta ngaruka hano nshaka za option zishyireho ariko ushatse wanakwandika ntacyo byaba bitwaye. Then uze hano copy uhite pastinga hano, copy paste. Okay, ndangiza hano nshyira njya hano kuri key answer ya hano nayo ngira gute ishyiraho hano igisubizo kiribuze kuba iki ngiki nemeza done. Leta nongera ikindi kibazo cya gatatu hano ndaza paste nkopiye hano, ndaza nkopiye copy hite pastinga, copy paste question number 3. Leta ngaruka hano kuri option ngiye kopiya option ya gato ndakopiya hano option copy then mite pastinga neza gupastinga ndetse nongera ngiye gusetinga hano kuri answer key, hano kuri answer key bivuga ngo umuntu agikora asubiza ka mbere niwe uraba wagikoze. Tenge hano kuri done nongera ikindi kibazo cya kane bisanga n'ubundi haza hano copy pastinga hano copy paste nshyiraho icya kane njya gushaka option hano zikopiye ngaruka hano shyireho option pasting mite ushyiraho key answer mbibutse ko nyine nicyo gisubizo n'undi muntu uragikora urakora nasubiza hariya nibwo araba yagikoze, nasubiza hano nibwo araba yakishe. Ndetse nongereho ikindi kibazo cya gatanu wenda ngarukire hano cya gatanu ndakeka muri kubibona ko ari ibintu bigize gute byoroshye cyane, ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo biba bikomeye, gusa icya mbere ari kubimenya. Iyo bimenye uhita ubona ari ibintu biri simple byoroshye cyane. Hano dushyiraho 5. Icya mbere ni ugutinyuka nta kindi, ibintu biri simple, ibintu biri très facile. C'est comme boire de l'eau. Is like drink water. Ugenda wikura gutya utuntu tumeze nka gutya, rero warangiza ugahita ugira gute ugahita usetinga hano igisubizo kiri cyo, igisubizo kibuze kuba cyo hano kiraba ari iki ngiki, igisubizo ahandi raba yakisha. Okay, ngira ngo iby'ingenzi bisa nkaho birangiye. Noneho hano icyo muri izo ni ikihe
ndaza nze hano ndebe dore gato iyo maze gusetinga bimeze gute nanjye nkore ndebe. Ndacyanza nkore wenda ngiye gukora ndebe wenda mitemo akambere hose wenda cyangwa se wenda ngire gutya wenda hano nze mitemo kano hano nze mitemo iki ire ntitaye wenda ngo kiri cyo ni ikihe wenda hano mitemo iki wenda hano nze wenda cyo guhitamo iki ngiki urabona ko bigiye bigira n'amanota urabona ko ari abiri hose nagiye kiraho ariko ushatse wahindura kimwe ukagira 3 ikindi 2 ikindi 1 mbese bitewe nuko wabishatse. Nene ubonye iyo udashaka gusubmitinga utuzana kuri clear form kongera ugatangira ibintu byashya cyangwa se wenda n'umuntu ushaka kugira gute kuzugahindura nta kibazo ibintu byoroshye cyane. Noneho ubwo ndahita nsubmitinga ndebe ngo bimeze gute bimeze gute. Okay, ndaza gusubmitinga ndetse ndebe amanota no kuri view score ndebe nagize ngahe nakoze ikihe nishi ikihe nagomba gusubiza ikihe 2 niyo ngize nubango cyambere ntakishe nagomba gusubiza subiza hano icya kabiri nacyo ntakishe nagomba gusubiza iki subiza iki amayeho 0 kandi rero nicyo nakoze icyo nakoze ni iki ntagishubije rwose ntagikoze bamaye amanota 2 kuri 2. Okay, nuko biba bimeze ubwo fomu nuko tuyikoraho ibibazo byikosora ndetse bagahita baguha biri automatique. Reka nsubira inyuma wenda ibi wabikoze uri teacher niwe wabikoze urabona ko hano bahita baguha n'iki na analyse iyo uri teacher nyine kugira ngo urebe umunyeshuri wawe yashubije ibihe urabona ko ibyo yakoze n'iki kiri mu ibara ry'icyatsi n'ibyo yishe hano bari kubitwereka aho ubibonera. Okay, noneho si ibi gusa nka teacher ushobora kugira gute ushobora kubyohereza umunyeshuri ariko mbere yabyo urabanza hano ushobora guhihuza kugira ari amategeko yandika ukaza no kuri link ukayihuza na Google Sheet. Hano rero tubyita n'ubundi wenda tubyite English quiz senior 2A then create. Okay, nuko bemeze. Okay, then after tusubira hano inyuma ubona ko yamanota yose agiramo hano ibisubizo bya byose n'amanota yagize. Leta ngaruka hano ngiye kubyohereza umuntu kuri WhatsApp ndaza hano nemeze ndagiza kuhemeza igeze gato bategereza gato ngane. Okay leta nza hano ndangiza kwemeza hariya mite nza hano ndangiza kuhemeza mite nza kuri copy umupiye yene mite nyohereza hehe tinyene nyohereze kuri WhatsApp ira link maze kujya mite nyigera pasting kuri WhatsApp nuko tubigenza. Okay, ari kiri kibazo wambaza kuri 078 36 569 murakoze cyane. Ciao turi kumwe inshuti zacu muri iki kiganiro cyacu twige ikoranabuhanga ni umusingi w'iterambere
ry'uburezi ndetse n'ibindi byose muri rusange.